turabasuhuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. Niba ni mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza, niba gicamunsi mugire gicamunsi cyiza. Hanyuma ni inkuru idasanzwe kuri ADPR cyangwa se ku bakristo ba ADPR. Ni inkuru ishimishije kandi nziza. Uyu munsi tugiye kubanyuriramo muri makeya. Hanyuma ubwo umuvugizi wa ADPR yari kuri Life Radio yatangaje ko ADPR igiye kwizihiza imyaka 85 ibayeho, ko yabayeho mu yatangiye kubaho cyangwa se yatangiye kuri ubutaka bw'u Rwanda mu mwaka 40. Hanyuma ADPR yavuze ko muri iyi myaka 85 bagiye kwizihiza cyangwa se bagiye kuzizihiza yubire ni bwa kabiri bigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda. ADPR igiye kwizihiza yubire y'imyaka 85 ibayeho. Hanyuma ADPR yavuze ko mu kwezi kwa gatanu yavuze ko igiye gushyiraho iminsi 85 ihwanye n'imyaka 85 maze ibayeho, imyaka 85 ibayeho. Hanyuma bagiye gushyiraho iminsi 85 y'ububyutse. Yasomye ijambo rivuga ngo muri Yesaya 60 na murongo wa mbere havuga ngo byukana kurabagena kuko umucyo wawe uje. Hanyuma mu bivugizi wa ADPR Ndayizeye Isayi yavuze ko iminsi 85 bagiye gushyiraho ihwanye n'imyaka 85 ADPR maze ibayeho ni iminsi yo kugira ngo ifite intego yo kugira ngo babyuke, cyangwa se iminsi 85 kugira ngo basabe ububyutse muri ADPR. Hanyuma ADPR yavuze ko muri iminsi 85 iminsi 85 yatangiye mu kwezi kwa gatanu ikazasoza mu kwezi kwa munani. Hanyuma yavuze ko haza kugwamo ibikorwa byinshi. Yavuze ko bazashimira umukristo wa mbere wabatijwe cyangwa se wemeye kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe wahariye igihundwe Icyangugu i Rusizi, ariho bahise bubaka Yorodani ya mbere niho yubatswe. Hanyuma ni naho bubatse paruwase ya mbere mu gihugu. Hanyuma ni naho havutse cyangwa se ahabatijwe abantu mu mwuka wera bwa mbere, aho bita mu bigutu hariya Icyangugu. Hanyuma yavuze ko umukristo wemeye kwakira Yesu umwami n'umukiza bwa mbere uwo nguwo wabatirijwe aho muri Yorodani ya mbere, yavuze ko bazamuha igihembo muri uwo muryango, bazatangamo igihembo. Hanyuma avuga ko bazashimira umuntu wese wagize uruhare rwo kuba yabwiza umuntu agakizwa cyangwa se abantu bagakizwa, bazamushimira. Hanyuma avuga ko muri iyo masengesho hazakorwamo ibikorwa byinshi kandi bitandukanye by'ingenzi, bazashimira abantu imbona nkubone. Hanyuma avuga ko muri iyo minsi 85 azabamo kwizihiza Pentecote, azabamo kwizihiza, hazabamo ikirori cyo kwizihiza Pentecote muri ADPR. Hanyuma ikindi yavuze ko muri iyo minsi 85 bazashimira abapasitori cyangwa se abantu bigeze bagira inshingano muri ADPR ko bakazivamo neza cyangwa se bagasezererwa neza, bazagira igihembo babaha nk'uko bisanzwe. Avuga ko muri iyo minsi 85 azamo ibintu byinshi, hazasengamo ibyiciro cyangwa se ministeri. Muri ADPR bagira ministeri 10. Muri izo ministeri harimo ministeri y'abanyamasengesho, ministeri y'abashumba, ministeri y'abaririmbyi, ministeri y'urubyiruko, ministeri y'abagabo ndetse n'abagore, ko niko birivuga, y'abagore ndetse na ministeri y'abingenzi. Hanyuma muri izo ministeri zose yavuze ko ministeri cyangwa se buri cyiciro kizagisenga akabwirizwa inyigisho bitewe na ministeri yasenze. Niba ari abaririmbyi akabwirizwa ikibwiriza cy'abaririmbyi babahugura, niba ari urubyiruko akabwiriza ikibwiriza cy'urubyiruko. Hanyuma mu makuru yatambukije kuri Life Radio yavuze ko muri ibyo byiciro byose bizasenga, kandi avuga ko amasengesho afite uko yapanzwe, batazagera ngo babe ku rusengero ahubwo bafite uko babipanze. Muri iyo minsi 85 yavuze ko bazubakiramo abantu amazu. Hanyuma muri iyo minsi 85 yavuze ko bazaguriramo umuturage cyangwa se abaturage inka. Muri iyo minsi 85 yavuze ko bazakoramo ibintu byinshi kandi byiza by'ingenzi. Hanyuma umuvugizi wa ADPR yavuze ko muri iyo minsi 85 ari ibihe bidasanzwe, kuko bazabasha bari gusaba ububyutse mu itorero
bazaba gusaba ubyutse mu itorero, kandi bazaba bari gusenga kugira ngo Imana yongere babyutse mu buryo bw'umwuka wera, basaba n'umwuka wera. Hanyuma umuvugizi wa ADEPR yavuze ko muri aya masengesho y'iminsi 85 bazaba barimo basenga kugira ngo bazinjire mu gihe cyo kwizihiza yubile, kuko yubile izabira hariya i Rusizi, kandi iyi yubile cyangwa se niho izabira hari Gihundwe. Hanyuma avuga ko aya masengesho iminsi 85 ahuye n'iminsi ADEPR imaze ibayeho, azabira mu ndembo zose, mu maprovinsi yose ndetse no mu matorero yose. Hanyuma umuvugizi yavuze ko ibihe bidasanzwe ari ibihe bigiye kuba muri ADEPR, kandi ari inkuru nziza ishimishije. hazakorwamo ibikorwa byinshi, bazuzura mwuka wera, bafashe ndetse bagabire abantu inka, ndetse bubakiremo abaturage amazu. Yavuze ko muri ibi bihe yasoje abwira abantu ko bagomba kwitwararika kandi bakaboneka mu nshingano bafite, kandi bagomba kugira ishyaka, kuko hari bamwe bazahabwa inshingano muri iyi minsi 85, abazahabwa inshingano, hari abazahabwa imirimo muri iyi minsi 85. Hanyuma umuvugizi wa ADEPR yavuze ko hari insengero bazataha muri iyo minsi, ndetse n'inkuru nziza ku bagize itorero rya ADEPR. Muhumure, mushonje muhishiwe, hari byinshi bizahabera muri aya masengesho, hari uguhembuka kwinshi, ndetse hari amashimwe menshi azahaboneka, hari gufasha kuzaboneka kwinshi. Hanyuma iyo yari inkuru nziza tuje kubasangiza ADEPR. Imana bamugisha. Yasoje avuga ko mugomba kuba inyangamugayo, kandi mukabaha umucyo w'isi, mukamurikira abandi. Hanyuma kuko umwuka wera bamurikiye, mugomba kumurikira abandi. Namwe umwuka wera ngataramanukira, muzaze muri ya minsi 85 umwuka wera bumanukire, kuko hazaba igihe cyo guhemburwa n'igihe cy'ububyutse muri ari amasengesho. Yaravuze ngo muri amasengesho azabamo ibyaronda nyinshi, hari abazaha inshingano, hari abazaha imirimo. Rero arabwira ngo muzitwararike kandi muzagira ishyaka mu murimo w'Imana, Imana izabahemba. Murakoze rero, garurika nakagaruka. Ciao 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 ciao.